nzamura Kigina Kirehe njya munsi y'urusengero ndaryama, nka saa 11 barongera barantwara mu muceri, ndagenda nongera kwisanga ndi Mushikiri. Kuva Mushikiri nibwo bambwiye ngo njye Kagabo, ariko mu byaro numva ko nacaga mu byaro ntabwo batuma uca mu mudugudu kugira abantu batakubona, kuko nari nagiye nambaye ubusa. Ubwo ndazamuka ngeze Rubare bahita nisanga ndi ku isambu, bambuza guca mu midugudu. Nisanze ku isambu nanjye nuko icyo gihe ubwo naje kwisanga mu rugo ndi muzima nyine bambwiye. Twumvishije ikintu kije gikubita hejuru y'ibati giteye ubwoba, twumva haje nk'uruntu rw'urubura rwisesa aho ngaho hejuru y'amabati. Twaravuze tuti iki ni ikimenyetso twasabye Imana, ahari umwana ashobora kuba agarutse ibyo ari byo byose. Twari mu nzu ntago twari hanze, dusohoka hanze tuzenguruka inzu, tuzenguruka mu gikari, kuri toilette hose turazenguruka dusenga Imana, tuvuga ngo Mana ibi ntago tumubonye ariko turashaka ikimenyetso gifatika, niba ari we ko kuje Mana ubigaragaze tubibone. Ubwo abantu bari baranye gahunda yo kuvuga ngo barabyuka bajya gushakisha mu binengo, mu mabuye, bashakisha mu binogo, turavuga tuti Mana ugira icyo ukora, wiyerekane nk'Imana kuko niwe twizeye, niwe twiringiye, nubwo twamubuze niwe ufite ubushobozi bwo kumutugarurira. Ni mama w'umwana Masezerano, ni ukuvuga ngo hari ku munsi wa gatatu, byari nimugoroba, umwana twari kumwe, namusanze mu rugo mvuye ku isoko. Hanyuma ngeze mu rugo turateka turarya, tujya ku meza turi kumwe. Hanyuma kubera akunda kumva umupira ajya aharyama ku buriri bwe, ajyana na radiyo. Hanyuma yumva radiyo kuva saa 3 kugeza mu ma saa 3:30, ubwo twebwe tuba turasinziriye. Umwana nawe aza gufunga radiyo araryama. Mu gitondo nabyutse ndi bujye ku isoko mu birembo, ndabyuka kare ndakingura, nasanze inzu yose ikinze, ndakingura. Hanyuma njya ku isoko, ngezeyo ndangura ibyo naranguraga. Hanyuma mpamagara umutware mu rugo ndamubwira nti ohereza Amasezerano aze antwaze umuzigo, ndabona umbanye munini kandi ndumva nta mbaraga mfite. Arebye arambwira ati umwana nasanze maharyama nawe uhari, nase yaba yagiye he? Arambwira ati nanjye simbizi, ashobora kuba yagiye kuvoma. Ubwo ndaza ndikorera ndihangana umuzigo ndawuzana, ngera mu rugo mpageze nsanga ataraza. Ubwo twakekaga ko yaba yagiye ku isambu, turategereza bigera nimugoroba. N'ubundi turava ntago twapfa kuvuga gusa ngo tuvuge tutazi. Hari igihe kubera ko ari umusore yaba yagiye n'abandi bana burungano akaba ari bugaruke, wenda dutegereze. Bigera nka saa 1, bigera saa 2, n'ubundi ntabwo tukivuze, reka dutegereze nibucya wenda turebe uburyo tutabiceceka, tubibwira abantu, abashinzwe umutekano badufashe batugira inama, ariko twe kubiceceka. Ubwo niko byagenze. Bwarakeye ni ukuvuga ngo umutware aragenda ajya kushinzwe umutekano, amubwira uko ikibazo kimeze, amubwira uburyo umwana yabuze. Uburyo yabuzemo rero twasanze imyenda ye iri aho ngaho, inkweto ziri aho, twareba tugasanga mukuru imyambaro ye yose irahari, twareba telefone yari yayisize aho ngaho, radiyo yari iri aho ngaho. Ubwo tukumva tubuze uko tubigenza, twumva tugize ikibazo. Noneho icyari kibabaje cyane, twarabaze se umwana yarashoje amashuri, turimo tuteganya ko ategereje amanota kugira ngo turebe uburyo niba azakomeza kwiga. Twumvaga rero icyo kintu kitubabaje, uburyo aburiwe irengero, tukumva tutazi uburyo bwabyo, tutazi aho yagiye. Twumva birababaje. Nkanjye nk'umubyeyi narabyibazaga nk'abantu ahari ubameze ate, ahagaze gute, numvaga mfite ikibazo. Ariko nkumva nanone nizeye Imana, nkavuga ngo uko biri kose yagiye, tutazi uburyo yagiyemo. Twasanze hakinze, ntituzi ngo yagiye gute. Ubwo twategereje tukamuheba, reka dusenga Imana yo mu ijuru, hari icyo yakora kuruta twebwe ibyo twakora. Ubwo nibwo rero abantu bazaga batubaza amakuru, batubaza uburyo yagiye, tubabwira bakumva batabyumva, bati ibi bintu ntibibaho. Ariko twebwe twagize imbaraga yo gusenga, turabanga uko biri kose. Ubwo turimo kubitekereza nuko turimo tubyibaza, tukumva nta gisubizo dufite, reka duhamagara Imana yo mu ijuru, dusenga Imana yo mu ijuru niyo ifite ikiri bukore. Ubwo twaratuje nyine turasenga, dufata ibihe byo gusenga. Abaturanyi baraza, bamwe baradufasha, barataha mu masaha ya saa 2 na saa 3
umunsi w'ejo kuwa gatanu saa 3:00 dufata ibihe byo gusenga, noneho twango ntabwo turi buryame, tugiye gusaba Imana iduha ikimenyetso gifatika, nibura tumenye ngo umwana arabonetse cyangwa se arabuze burundu, ariko twe twizeraga ko Imana byanga bikunda hari ikiri bukore. Nuko turasenga bibaye nka saa 3:47 aho ngaho na 50 twumvishije ikintu kije gikubita hejuru y'ibati giteye ubwoba, twumva haje nk'uruntu rw'urubura rwisesa aho ngaho hejuru y'amabati. Twaravuze tuti iki ni ikimenyetso twasabye Imana, ahari umwana ashobora kuba agarutse ibyo ari byo byose. Twari mu nzu ntabwo twari hanze, dusohoka hanze tuzenguruka inzu, tuzenguruka mu gikari, kuri toilette hose turazenguruka dusenga Imana, tuvuga ngo Mana ibi ntabwo tumubonye ariko turashaka ikimenyetso gifatika, niba ari we ko kuje Mana ubigaragaze tubibone. Ubwo abantu bari baranye gahunda yo kuvuga ngo barabyuka bajya gushakisha mu binengo, mu mabuye, bashakisha mu binogo, turavuga tuti Mana ugira icyo ukora, wiyerekane nk'Imana kuko niwe twizeye, niwe twiringiye, nubwo twamubuze niwe ufite ubushobozi bwo kumutugarurira tukongera kumubona. Niko byagenze rero, turasenga turi hanze, turazenguruka, umva twari dufite Bibiliya, turasenga, ubwo nige nawe gusa, turazenguruka dusenga Imana yo mu ijuru. Turangije twinjira mu nzu, turaririmba, dufata indirimbo turayiririmba, tuyishoje tugiye kongera gufata umwanya wo gusenga, twumva ikintu kirimo kiraniha hanze. Turavuga tuti tube turetse gusenga, icyo kiri kuniha hanze ni igiki? Ubwo nibwo twasohotse dukinguye dusanga umwana arambaraye hasi, umva turasimbuka, twumva sinzi ukuntu bigenze, tuzamura amashimwe ku Mana, twango Mana urakoze, icyo nicyo twagusabaga. Nta handi byaturutse, ntibyaturutse mu kuraguza, ntibyaturutse mu gushakisha hirya no hino, ahubwo nuko twinginze Imana ikabigenza neza, tukabonera bikoze, ibyamujyanye bikamugarura tukamubona aho ngaho. Hari mu ijoro ryo kuwa gatatu ndi kumwe n'ababyeyi, nuko dufata amafunguro tujya kuryama. Nari ndimo nemvira umupira ndawurangiza, nkurangije nka saa 5 ndaryama, ariko ubwo numvaga abantu bampamagara ariko nkabihorera. Ubwo nanjye muri make nuko icyo gihe ubwo baje kunjyana nanjye ntabizi, ariko nza kwisanga ahantu namenye ni muri Gatore. Hari ahantu nageze ndaryama, ubwo nawe mfite umuntu uri kunyobora, umuntu wavuze ngo agiye kunyereza ku rubuga, barambwira ati nduhukira mu muceri. Ndagenda ndakomeza, nuko kubera bwari buri kwira menya se niba ari ukujya banshakira aho ndyama, banzamura Kigina Kirehe njya munsi y'urusengero ndaryama. Nka saa 11 barongera barantwara mu muceri, ndagenda nongera kwisanga ndi Mushikiri. Kuva Mushikiri nibwo bambwiye ngo njye Kagabiro, ariko mu byaro numva ko nacaga mu byaro, ntabwo batuma uca mu mudugudu kugira abantu batakubona, kuko nari nagiye nambaye ubusa. Ubwo ndazamuka ngeze Rubare, bahita nisanga ndi ku isambu, bambuza guca mu midugudu. Nisanze ku isambu nanjye, nuko icyo gihe ubwo naje kwisanga mu rugo ndi muzima nyine, bansengeye bambwira ibyanjye, bati Imana irakoze. Ubwo nyine usibye ko ubu ngubu ndababara amaguru, ariko nizeye ko biruze kumera neza. Ibyo ni ibisigisigi ariko biraza kugenda neza. Ntekereza ko kugira ngo mbe ndi kubabara amaguru, ntabwo navuga ngo naca ahantu mu mabuye cyangwa nanjye simbizi. Ahantu nabonye ni mu gishanga nagiye, byo kuvuga ngo naciye mu mabuye cyangwa mu mahwa simbizi. Njyewe usibye ko nabonye ndi mu gishanga mu mazi. Izina ry'ababyeyi ni Mama Shukuru. Muri make ndi umuturanyi w'uyu mugabo witwa Ntamukiza Eliya. Yabuze umwana mu ijoro ryo ku itariki hari kuwa 4, hari kuwa 3. Ubwo rero kubera ko twatikanije, bakomeje kwihangana no kutavuga ngo umwana yaba yabuze. Ariko mu ijoro ryo
ku mugoroba wo ku wa gatanu nibwo cyane cyane nk'abaturanyi nubwo twabyumvaga nibwo twamenye ko umwana neza amasezerano yabuze. Twumvise dufite ikibazo cyane cyane nk'abaturanyi ndetse n'akagari twari dutuyemo bahita batanga amakuru, haza n'abashinzwe umutekano bafata amafoto baramufotora, ariko twebwe cyane cyane nk'abaturanyi twari dufite ikibazo cy'ukuntu umwana yaryamye tukamubura. Ni muri ubwo buryo twakomeje rero gusenga twinginga Imana ngo yenda basi imutugarurire cyangwa se tumenye uburyo ki aho yaba yagiye. Ubwo muri iryo joro buri bucyari ku wa gatandatu dukomeje gusenga Imana, nubwo natwe twari turyamye ntabwo twari turyamye kubera ko nta mahoro yari ahari mu rwego rw'umudugudu twari dutuyemo. Ni muri ubwo buryo nabo bakomeza gusenga no kwinginga, uko twabaga turi mu nzu iwacu twasengaga nabo bari gusenga, ariko twumva ko bo barushijeho gusakuza cyane. Nibwo nabwiraga umugabo w'iwanjye ndamugana, ariko hari igitangaza Imana ishobora kubikoza. Nibwo numvaga mwarimu ariwe se w'uwo mwana ashima avuga ngo mwami Yesu ndagushima. Ubwo twakatukiye hejuru uko twari turyamye, ubwo twese twarirutse, uko twakageze twasanze umwana aryamye yubaraye ariko yakonje, tubona ko ari intumwa. Ni muri ubwo buryo dukomeza gusenga Imana no kwinginga Imana, uko twari dufite icyifuzo tuvuga ngo uko byaba biri kose ubwo tumubonye tunejejwe n'ubwo tumubonye, ariko turashaka n'uko avuga, uko yari yabaye igiti mubiri yakonje. Mu by'ukuri yari yagiye yambaye, uko mwarimu yadusobanuraga akavuga ko yagiye yambaye mu kikopa, niko n'ubundi byari biri, usanga umubiri yakonje, mbese yakonje cyane. Ubwo nibwo twafataga imbaraga zo kumuterura tukamujyana mu nzu. Tumugejeje mu nzu twakomeje gusenga Imana twinginga Imana, nibwo yagobotoye kuvuga, avuga urugendo rwe, avuga uko yagiye, ndetse abasha no kubumbura umunwa avuga ukuntu byagenze. Ni muri ubwo buryo ubwo rero yaravuze, akimara kuvuga tumuha amazi yo kunywa, tumugurira ji aranywa, ariko dukomeza kunezezwa nuko Imana idukoreye igitangaza. Ni muri ubwo buryo ubu rero dufite amashimwe menshi cyane kuba tubona amasezerano ari muzima, abaturanyi, abavandimwe, inshuti n'abavandimwe, mbese uyu munsi twiriranwe umunezero utanasanzwe. Abana bato bari bafite amarira n'agahinda kenshi, twiriwe aho mu mbuga twicaye tunejejwe nuko twongeye kubona amasezerano. Ubwo rero nta bindi bintu twakoze, turahamya twamamaza imbaraga no gukora kw'Imana, turamamaza n'abataramenya Imana kugira ngo abantu bamenye gukora kw'Imana. Imana yacu irakora, izakomeza ikore. Ni muri ubwo buryo iracyari gukora, turacyakomeje gushima Imana ko twakubonye mwana wacu amasezerano. Imana yacu ishimwe. Nitwa Habiyakare Juvenal, umuturanyi wa Ntamukiza Eliya. Twari twababaye rero kubw'umwana we wari wabuze, kandi ari umuturanyi, turara amaso turamubura. Bukeye twirukanka imisozi tujya mu mikoki dushakisha, tujya mu mabanga, umusozi witwa Remera, aho mfite ikirombe cy'amabuye, ndashaka mu masenga. Hanyuma nza kumva ijwi rimbwira ngo Uwiteka Imana niwe uzi aho uwo mwana ari. Ndamanuka hamwe n'abandi bari bagiye mu ruhande rwanjye rundi. Tugeze mu rugo nimugoroba tuganira ku byabaye, turababara cyane, dutandukana nka saa 3:30 tujya kuryama. Ariko twese, ari n'abana bato ari n'abakuze, nta wigeze arya, nta n'uwaryamye, twarataramye gusa dutegereje icyo Imana iri bukore. Hanyuma bigejeje saa 5:30 bishyira saa 6, umugabo Ntamukiza hamwe n'umufasha we ngo baza kumva inkuba ikubise, bo barayumva. Bamaze kuyumva ngo bumva ikintu kikubise hejuru y'inzu, hanyuma bumva ibindi bimeze nk'amashaza, nuko bagira ubwoba. Ntamukiza arasohoka, asohotse ashakisha nawe n'umudamu we, arazenguruka babura ikintu, basubira mu nzu. Mu kanya gato bumva ikintu kirimo kiniha. Ntamukiza arasohoka, ageze hanze asanga ni wa mwana we, atangira kuvuga ngo ushimwe Mana, ushimwe Mana. Twese tubyukira icyarimwe, dusanga umwana yambaye ubusa uko yagiye uhereye mu ijoro ryo kwa gatatu
ukageza kuri uwo munsi wo kuwa gatanu nijoro, nuko tumuterura dushyira mu nzu dutangira kumusengera mu mbaraga z'amasengesho. Rero yari yatwawe n'imyuka mibi, nuko nanjye nibuka ijambo ry'Imana rivuga ngo nimugira kwizera musabe icyo mushaka muzakibona. Kandi ijambo rivuga ngo dore ibimenyetso bijyana no kwizera nibi, ngo muzacyaha abadayimoni mu izina ryanjye, muzarambika ibiganza ku barwayi bakire, muzakora ku kintu cyica ntacyo kizabatwara. Nanjye murambikaho ibiganza numva nujujwe imbaraga z'Imana. Dutangiye gusenga, umudayimoni umurimo aratangira avuga ngo si jyewe ahubwo ni uwantumye. Watumwe nande? Aravuga ngo natumwe n'umunyeshuri uva muri Uganda ngo twigana ku ishuri. Mumuzize iki? Ngo aturusha ubwenge, akora ibizamini agatsinda. Mwakoresheje izihe mbaraga? Ngo twatwaye agace ka matora aryamaho, dutwara ikaye yigiramo, dutwara n'agashumi k'umwambaro we yambara. Turavuga ngo muvemo. Kwihereza aravuga ngo nimundeke kuntwika, ndamuvamo mu izina rya Yesu. N'imbaraga nyinshi, twuzuye imbaraga, ndetse twumva rwose ko yirukanse agiye. Amuvamo, dutangira kumuha icyo kurya n'icyo kunywa, turanezerwa cyane. Natwe byari byaratubabaje. Hari umuturanyi we bita Emerita, afite umwana bita Bariki, amaze imyaka abuze itarenze nk'itanu. Twaramubuze arangije sogonderi. Twumvaga ari ibintu by'akamaramaza, ari ibintu bitangaje by'igisebo mu karere kacu ka Kirehe, umurenge wacu wa Mpanga, mu kagari ka Kankobwa. Ibyo bintu bugira kabiri. Turashimira Imana yo mu ijuru ko yadutabaye, kandi Imana ihabwa icyubahiro, kuko natwe twahagaze mu masezerano, Mwuka w'Imana akamanukira muri twe, tugacyaha izo mbaraga z'abadayimoni, umwana wacu agakira akaba muzima. Imana ntihabwa icyubahiro.